Turabashuhuje murakoze kubana natwe dukomeje gusoma Bibiliya turi mu gitabo cya Yeremiya uyu munsi tugeze ku gice cya 8. Imana ihinyuza abavuzi bavura ibyaha babica hejuru. Uwiteka aravuga ati icyo gihe amagufa y'abami b'i Buyuda n'amagufwa y'ibikomangoma byabo n'amagufwa y'abatambyi n'ay'abahanuzi n'ay'abaturage b'i Yerusalemu bazayavana mu bituro byabo, kandi bazayanyanyagiza imbere y'izuba n'imbere y'ukwezi n'imbere y'ingabo zose zo mu ijuru. Ibyo bakundaga bakabikorera bakabikurikira bakabishaka ngo babisenge. Ntazarundarundwa cyangwa ngo ahambwe, azaguma ku isi nk'amase. Kandi abasigaye bo muri uwo muryango mubi baraho n'abatatanirije hose, gupfa kuzabarutira kuramba, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Maze kandi uzababwire uti Uwiteka arabaza atya ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta n'umwe wihannye ibyaha bye ngo avuge ati mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese uromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka, umuntu wese aromboreza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri igishondabagabo kigurukira mu kirere kimenya ibihe byacyo, n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabo byo kwimuka, ariko abantu banjye bo ntibazi amategeko y'Uwiteka. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe, ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye barashobewe kandi barafashwe, dore banze ijambo ry'Uwiteka. Ubwenge bubarimo ni bwengekise. Nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro. Ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Nzabatsemba rwose, nta maseri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. Kuki tukicaye aha? Nimuteranire hamwe mujye mu midugudu y'ibihome tuhacecekere, kuko Uwiteka Imana yacu ari iduhojeje, iduhaye kunywa amazi akarishye kuko twacumuye ku Uwiteka. Twategereje amahoro ariko nta cyiza cyayo twabonye, twashatse igihe cy'umukiro none habaye impagarara. Imifuho y'amafarashi ye irumvikana iturutse i Dani, igihugu cyose gitigiswa n'urusaku rwo kwivuga kw'amafarashi ye akomeye, kuko baje bakarya igihugu n'ibikirimo byose, n'umurwa n'abawutuyeho. Dore ngiye kohereza inzoka n'impiri muri mwe zitagomborwa zibarye, niko Uwiteka avuga. Ye baba we, icyampa ihumure ryo kumara umubabaro, umutima wanjye urihebye. Nimwumve ijwi ryo gutaka kw'abantu banjye riturutse mu gihugu cya kure riti mbese Uwiteka ntari i Siyoni? Umwami waho ntahari? Kuki banyendereza bakandakarisha ibishushanyo byabo bibajwe n'ibitagira umumaro by'inzaduka? Isarura rirarangiye, iki kirashize kandi tudakijijwe. Mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye, kwiheba kuramfashe.
Mbese i Galeyadi nta muti womora uhaba? Kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize? Yeremiya aririra ibyago bizaba i Yerusalemu. Ye baba we, icyampa umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndirire ku manywa na nijoro. Kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirire abantu banjye bishwe. Igice cya 9. Icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu, kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya. Bafora ururimi rwabo nk'umuheto, rukarikura ibinyoma, bagumirije gukomera mu gihugu, ariko si ukuri kubakomeje, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi, kandi ntibanzi, niko Uwiteka avuga. Umuntu wese muri mwe ajye yirinda umuturanyi we, kandi ntimukiringire uwo muva inda imwe, kuko abavandimwe bazahemukirana rwose, kandi umuturanyi wese azajya asebanya. Umuntu wese azashuka umuturanyi we, kandi ntibazavuga ukuri. Bamenyereje ururimi rwabo kuvuga ibinyoma, bahora birushya bakora ibibi. Urugo rwawe urutuje mu buriganya, uburiganya nibwo butuma banga kumenya, niko Uwiteka avuga. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati: dore nzabashongesha mbagerageze. Ukundi nagira abantu banjye ni ukuhe? Ururimi rwabo ni nk'umwambi wicana, ruvuga iby'uburiganya. Umuntu wese avugana amahoro na mugenzi we ku rurimi, ariko mu mutima we amuciriye igico. Mbese byose nzabibahanira, niko Uwiteka abaza. Mbese ubwoko nk'ubwo umutima wanjye ntiwabuhora ibyo? Imisozi nzayiririra mboroge, n'ibyanya byo mu butayu nzabigirira umubabaro, kuko byatwitswe bigatuma nta uhanyura, n'ijwi ry'amashyo rikaba ritakihumvikana. Ibisiga byo mu kirere n'amatungo byarahunze birigendera. I Yerusalemu nzahahindura ibirundo habe ubuturo bw'ingunzu, n'imidugudu y'Ubuyuda nzayigira amatongo habe ikidaturwa. Ninde w'umunyabwenge wamenya ibi? Ninde wabibwiwe n'akanwa k'Uwiteka kugira ngo abyamamaze? Kuki igihugu kirimbutse kikaba gikongotse, hagahinduka ahadatuwe, bituma hatagira uhanyura? Uwiteka niko kuvuga ati: kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere, ntibumviye ijwi ryanjye haba no kurikurikiza. Ahubwo bayobejwe n'imitima yabo inangiye n'ibigirwamana bya Bali, ibyo basekuruza babigishije. Icyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, ivuga itya iti: dore ubu bwoko ngiye kubuha uburozi bwitwa apusinto, ndetse mbahe no kunywa amazi akarishye. Nzabatataniriza mu mahanga, ayo batazi na ba sekuruza batigeze kumenya, kandi nzabakurikiza inkota kugeza ubwo nzabatsembaho. Uwiteka Nyiringabo avuga atya ati: mutekereze kandi muhamagare abagore bazi kuboroga baze, mutumire abagore b'abahanga baze, kandi batebuke batuborogere, kugira ngo amaso yacu avemo amarira atemba, n'ibihenehene byacu bihongobokemo amazi. Kuko ijwi ry'umuborogo ryumvikanye riturutse i Siyoni riti: yemwe ko twanyazwe, dukozwe n'isoni cyane, kuko twataye igihugu kandi badusenyeye ingo. Ariko nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwa bagore mwe, kandi amatwi yanyu yakire ijambo ryo mu kanwa ke. Mwigishe abakobwa banyu kuboroga, n'umuntu wese yigisha umuturanyi we kuganya. Kuko urupfu rwuririye mu madirishya yacu, rukinjira mu manyumba yacu, rwica abana bari hanze n'abasore bari mu nzira. Vuga uti: uku niko Uwiteka avuga ati: intumbi z'abantu zizagwa hasi zibe nk'amase yo ku gasozi, nk'ibibumbano bisigara inyuma y'isarura, zitazagira uzigarura. Uwiteka avuga atya ati: umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo. Umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe, ahubwo uwirata yirata ibi,
yuko asobanukiwe, akamenya yuko ari jye Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi, kuko ibyo ari byo nishimira, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite umutima utakebwe. Egiputa n'Ubuyuda na Edomu n'Abamoni n'ab'Imowabu n'abiyogoshesha ingohe z'umusatsi bose batuye mu butayu, kuko ayo mahanga yose atakebwe n'ab'inzu ya Isirayeli bose ntibakebwe mu mutima. Igice cya 10. Ibigirwamana ni iby'ubusa, Imana rurema niyo ikomeye. Nimwumve ijambo Uwiteka ababwira, wa nzu ya Isirayeli we. Uku niko Uwiteka avuga ati: ntimukigane imigenzo y'abanyamahanga, kandi ntimugaterwe ubwoba n'ibimenyetso byo mu ijuru, kuko ibyo bitera abanyamahanga ubwoba. Imigenzo y'abo bantu ni ubusa, kuko umuntu aca igiti cyo mu ishyamba ari wo murimo w'amaboko y'umubaji akoresha intorezo. Babirimbishiriza ifeza n'izahabu, bagateraho imisumari, bakayishimangiza inyundo kugira ngo bitajegajega. Bimeze nk'igiti cy'umukindo kigororotse, ntibivuga, bigomba guterurwa kuko bitabasha kwigenza. Ntimukabitinye kuko ari ntacyo bibasha gutwara, ari ikibi ari n'icyiza. Ntawe uhwanye nawe Uwiteka, urakomeye kandi izina ryawe rikomeranye imbaraga. Ninde udakwiriye kukubaha, mwami w'amahanga we? Ko bigukwiriye, kuko mu banyabwenge bo mu mahanga bose no mu bwami bwabo bwose ntawe uhwanye nawe. Ariko bose uko bangana bameze nk'inka, kandi ni abapfapfa, ibyigisho by'ibigirwamana ni ibiti gusa. Hari ibibati by'ifeza byavanywe i Tarushishi n'izahabu ivuye Ufazi, byakozwe n'umunyamwuga n'iminwe y'umucuzi w'izahabu. Umukara wa kabayonga n'umuhengeri nibyo myambaro yabyo, byose bikorwa n'abahanga. Ariko Uwiteka niwe Imana nyamana, ni Imana ihoraho, ni umwami w'ibihe byose. Isi itigizwa n'uburakari bwayo, kandi amahanga ntabasha kwihanganira umujinya wayo. Muzababwire mutya muti: izo bita imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo yayikomeresheje ubwenge bwayo. Ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo. Iyo iranguruye ijwi mu ijuru, haba guhorera kw'amazi. Ituma ibihu bizamuka biva ku mpera z'isi, iremera imirabyo kugusha imvura, izana umuyaga iwukuye mu bubiko bwayo. Umuntu wese ahindutse nk'inka, nta bwenge agira. Umucuzi w'izahabu wese yakojejwe isoni n'igishushanyo yicuriye, kuko igishushanyo cye cyayagijwe ari ibinyoma kandi nta mwuka ubirimo. Ni iby'ubusa, ni umurimo w'ubushukanyi, ku munsi wo guhanwa kwabyo bizarimbuka. Ibera Yakobo gakondo ntimeze nk'ibyo, kuko ariyo banze ry'ibintu byose, kandi Isirayeli ni umuryango w'umwandu wayo. Uwiteka Nyiringabo ni ryo zina rye. Koranya ibintu by'ubugenza bwawe biri mu gihugu, yewe utuye mu gihome, kuko Uwiteka avuga atya ati: dore ubu ngiye gutera kure abaturage bo mu gihugu nk'utera umuhumetso, bahagarike umutima kugira ngo babyumve. Mbonye ishyano mbitewe n'igikomere cyanjye, uruguma rwanjye ruranyihebesheje, ariko ndavuga nti: ni ukuri ni rwo kababaro kanjye, nkwiriye kukihanganira. Ihema ryanjye riranyazwe, imigozi yanjye yose iracitse, abana banjye baransinze ntibakiriho, ntawe usigaye wo kumbambira ihema no kumanikira inyegamo. Abungeri bahindutse nk'inka, ntibasobanuza Uwiteka, nicyo cyatumye badahirwa, imikumbi yabo yose igatatana. Dore ijwi ry'impuha riraje, ikiriri cyinshi kije giturutse mu gihugu cy'ikasikazi,
guhindura imidugudu y'Ubuyuda amatongo n'ubuturo bw'ingunzu. Uwiteka, nzi ko inzira y'umuntu itaba muri we, ntibiri mu muntu ugenda kwitunganiriza intambwe ze. Uwiteka, umpane ariko bitarenze urugero, ntumpanishe umujinya kugira ngo utansemba. Uburakari bwawe ubusuke ku banyamahanga batakuzi no mu miryango itambariza mu izina ryawe, kuko batanyaguye Yakobo, baramutanyaguye bamumaraho n'ubuturo bwe babuhinduye amatongo. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.